ubu ngubu rero ndavuga ko ariko dutangiye abakunzi ba Maco TV show, mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ndaje muri aka kanya Clever Bemba, ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru yuko byitwaye ku mirongo y'urugamba hakurya no hino, ndetse turaza no kurebera hamwe bimwe mu biri kubera muri teritwari ya Masisi, mu gace karimo Wazalendo, karimo Nyatura ya ANCDH iyobowe na Generali autoproclamé Jean-Marie Bonane. Numwe mu bagenerali bafite abarwanyi bakomoka muri FDLR ku bwinshi, ndaza kubavugaho, ndetse ndaza kuvuga kuri operation zikomeje gukorerwa muri teritware ya Fizi, muri teritware ya Uvira, ndetse no muri teritware ya Shabunda, aho intare za Sarambwe Amadubu bakomeje kwitwara neza ku mirongo y'urugamba. Mutega amatwi rero, ngiye kubibagezaho. Reka ntangire muri teritware ya Masisi. Muri teritware ya Masisi nongeye gutangirira abantu bazi amateka, abantu bazi ino ntambara ya liberation, abantu benshi batari bari kwiyumvamo intare za Sarambwe, batari bari kwiyumvamo Kinangufu, abantu batari bari kwiyumvamo M23, abantu batari kwiyumvamo Alliance Fleuve Congo, ubungu bakaba bakomeje kuyoboka imbaraga za Generali autoproclamé Inyasi, imbaraga za Generali autoproclamé Jean-Marie Bonane, imbaraga za Generali autoproclamé Kagiri, imbaraga za Generali autoproclamé Nyeganyega, n'abandi ba generali. Mwagiye mubona ko abagenerali bakomeje kwiripotinga. Ndazenda gutangira mbabwira bamwe mu bamanje kwiripotinga hejuru yuko urugamba rwamaze kubananira. Katugendane. Hariho Generali Mayanga wa Kishuba, wari barashinze operation zo kurwanya M23, ari umu FARDC, ni General Major w'umusaza ukomoka hariya ku Gihanga, hariya za Busihe. Nyuma aza gutsindwa, ndetse ahamagarwa ubugira gatatu ajya muri Kinshasa. Bongera kohereza Colonel Pendo uvuka hariya Ibuku, nawe araza, araturutse hariya za Ngungu, yaravuye za Rumbishi araza za Ngungu. Baramubwira ati ngwino ujye kuyobora operation ziri kubera iwanyu. Yanaje nka komanda regiment, ariko urugamba ruza kumunanira. Urugamba ruramunanira rwose, rigera igihe bamuzana hano za Gahongore ndetse na Masisi, ariko amakuru aza gutangwa bavuga ko Pendo ariwe watanze Masisi, ariwe watanze Gasheberi, ku buryo yaje no kujyanwa Igoma mu buryo bwihuse. Ndibuka ko helicopter yaje kumutwarira hariya hepfo za Nyabyondo, hepfo hafi ya za Rwashi, ahantu hari agapiste d'atterrissage k'amarikobuta, iramutwara imujyana Igoma. Ageze Igoma bamugira dispo. Nyuma n'intare za Sarambwe zaje gufata uriya mugi wa Goma, ajya muri Monisco, na wari muri babandi bajyanywe na Seychelles, akagera ku kibuga cy'indege cya Mavivi, akurira akajya i Kinshasa. Yari ari kumwe n'abandi badepite, tukavugamo nka Basebishyimbo n'abandi bari bihisha hariya muri Monisco. Urugamba batangiriye bari hariya za Bunagana, bakaza za Cyanzu, barahapfiriye ku bwinshi, ndetse baraza barisubira inyuma. Yaba umugenerali Lieutenant General uzwi ku mazina ya Janvier Karayire, nawe yari yohereje force. Jean Marie yohereza force, Bakagira bohereza force, bariya ba Kigingi bohereza force, bamuteyomba bohereza force. Izo force zose intare za Sarambwe ziragenda zirazikubita, zirazinetraliza. Ndime cyangwa NDC Renove nayo yari yohereje force. Dominique Ndaruhutse yari yohereje force. General Mayani yari yohereje force. FDLR bari bohereje force zari ziyobowe na wa wundi nyakwigendera wapfuye, ni Colonel Ruhinda. Ndetse no mu Birunga harimo babandi bitwa Mbokani w'umukumu wa hano za Munigi. Abo bose baraje barakubitwa, barashwanyaguzwa. Iyo no operation ngiye gutangiriraho yibiri kubera no muri Nord Kivu.
ndetse bamwe baje kuzamuka bajya za Rubero intare za Saramwe zirabakurikira, abandi baramanuka bongera basubira muri za Rucuro, intare za Saramwe zirabakurikira n'ubundi zibakubitirayo, abandi barakomeza bajya za Warikare, abandi bamanuka bari kwerekera muri za Gatoyi, aribo ba Mutayomba, ba Kigingi, ba Delta, ba Macano n'abandi. Hari abari baturutira za Rumbishi bari bohereje amafosi, aribo amazina wenda ndaza kuyibagirwa rimwe na rimwe. Hakaza na Local Defense zari ziyobowe n'uwitwa Apollo Abraham, ariko bari bagiye bafite ubushami, navuga ngo ni abadejene, bari bagiye bafite ubushami, bafite G3, bafite G4, bafite G2, bafite G1, bafite G5. Dukuvuga ngo buri cyama cyari gifite abajejeje, abo bose rero bakajya bita ko ari abagenerali. Muribuka wa wundi witwa ubungubu we navuga ko yaburiwe n'irengero, witwa General Defender, ariko yitwa Dushime nawe ni umunyarwanda. Hazamo babandi ba November Hotel bari bafungiye mu Minzenze, nabo bafungwe baramanuka baragenda bagiyepfo. Hakaza babandi bitwa ba Mitarako, nabo ngo n'abagenerali y'abasafari Mitarako n'abandi. Operation rero urugamba rumaze kubatsinda, urugamba rumaze gukomera. Kuva aho batangira gukeka General Mayanga agakeka ko Kagiri ashobora kwiripotinga, akaza muri mama 23 amucungisha uwitwa Ntwari Obedi ndetse na Hakiza. Abo bose ni bamwe mu batari yumvishagamo icyama, ariko byagezaho icyama baragenda bagira ute, barayoboka. Ntwari yabaye mu bambere, azana n'agafosi gake yarafite nk'imbunda, yazanye machine gun imanza ari nk'ebyiri n'amasemugi na RPG, araza ari reportinga. Akimara kwiripotinga bahita mutuma muri operation, aragenda ajya muri operation, aragenda ajya guhiga bagenzi be babanaga, kuko yaravuye mu bibi yinjiye mu byiza. Ntabwo agombaga gukomeza gushigikira abafite abari gukora ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage, abari gukora ibikorwa byo kwica abaturage, byo kwiba inka, byo kwica abatutsi. Njya nibuka umugabo umwe wahariya hejuru ugiye kugera za Gahanga, n'umututsi. Ndibuka mama 23 kimara gufata Gasheberi na za Gahongore na Masisi, baramwishe n'umugore we n'umwana we. Ndibuka ko uwo nguwo akomoka, umugore ashobora kuba ari shangazi cyangwa mama mudogo wo kwa Loise Tegera. Barabica rwose, cyakora Imana ibahe iruhuko ridashira kandi ibakire mu bayo, kuko nabo babaye inzirakarengane, bazize ibikorwa bibi na ideoloji mbi ya FDLR bagendaga bacengeza mu bantu. Ibyo ntabwo byaje kurangiriraho, kuko bakomeje kujya baza bakica abaturage, bakaza bakica abaturage, bakaza bakiba abaturage. Ndibuka muri Busiye baraje bashimutamo abantu, bica barasa abantu 8, 5 barapfa, 2 babajyana ku bitaro bya Mweso. Ndetse hari n'umuganga umwe wari wavuye imweso araza aje iwabo ibusihe, agezeyo zirazanyatura n'izo FDLR bari kumwe nabo bitwa ba Kigozi, baramwica. Mwagiye mubibona bari aba Tokyo, hari abandi bitwaga ba Dubai bagiye biripotinga, ba Tokyo bo bagafatwa, n'abandi bagiye bafatwa, byo murabizi. Ntwara kimara kwiripotinga, icyama cyabo cyo kwa Kagiri cyabaye nk'igicitsemo ibice. Kimara gucikamo ibice, batangira bari abo kwa abari bari kumwe na nuriya mujenerali witwa Hakiza Muronda, batangira gutukana na Kagiri. Ndabyibuka nari mfite ama audio yabo y'uburyo batukanaga, bamwe bavuga ati muri inyenzi n'abandi ngo muri inyenzi. Nyuma Hakiza hejuru yo kutumvikana aza gusanga ko nta kindi cyama cyiza kibaho buretse Kinangufu. Ari reportinga aza muri Kinangufu. Macho TV rwose ndamya ko abakunzi bo muri kudukurikirana kandi muri kunyumva ngiye Clever Bemba. Nyuma Hakiza aje kwiripotinga, ndibuka nge twaranavuganaga akantuka Kagira ute, nkamubwira ati ariko uzagera ujye mu murongo nk'uwabandi, uzageraho nawe ubu umwana, uzageraho ubu umuntu. Ubuntu buramutravaya koko abasha kwiripotinga. Yazanye Tweruvo, azana n'imbunda zihagije. Uwo yari ari hariya kwa Kagiri,
ni ukuvuga ngo intambara bari bamaze kubakura za Mpanamo, babakura za Busihe, babakura za Busakirwa, babakura za Bukengeri, babakura za Gahanga, bamamanura hasi kwa Saga. Muribuka ko na chef Saga nawe yavuze ati ntago naguma muri ibi ngibi, nawe ari reportinga. Ubu ngubu amerewe neza, aranezerewe, ari kurya akanywa, ameze neza, nta kibazo cyafite, arabyibushye iko natakata. Muri kiriya cyama rero cyo kwa Jean Marie Bonane ndetse na ya nterahamwe yitwa Inyasi Sauri, abo ngabo nabo byakomeje kugenda gutyo. Haza kuboneka bamwe ukavuga nka Colonel Mushipa waje kwiripotingira hariya za Nyabyondo, ubu nawe ari muri Kinangufu. Uno munsi turi kuvugana, hejuru yo gutsindwa urugamba, kutumvikana, kurya bakima abandi, bakajya kwiba by'abaturage, bamwe bakabibonaho abandi ntibabiboneho, ugasanga ko imiryango imwe n'imwe ababo bari kwicwa. Urugero nabaha, hari abana b'itambi biciwe imiryango, bicirwa ba nyina, bicirwa abavandimwe babo, bose basigara ari bonyine, kandi nabo bari bari muri iriya mirwano bafatanyije na Kagiri, bafatanyije na Apolo, bafatanyije na Ntuza na Nyiganyiga, ariko imiryango yabo iraza iricwa ndetse batwikirwa no mu mazu. Umurwanyi rero watangiye kurwana kera ari muri Pareko bamwita ngo ni General Abudu, nawe yari yarabaye general. Andijo nasomanuye n'amateka ye, mvuga aho yize nuko byagiye bimugendekera mu gisirikare. Navuga yakoze gisirikare, yakoze amashuri yize, umwana uvuka hariya, ndetse yari yarajyanye n'abandi bana benshi bakomoka hariya za Mpanamo, n'abana benshi bakomoka hariya za Busakirwa. Naye aza kureba aravuga ati no, ntabwo nzaguma muri izi ngegera ziri kwica abaturage, ziri kwiba abaturage, zibamereye nabi, ngo nanjye nkomeze ndebere hejuru yo gukunda ngo ikiyeri ibyeri. Reka nshimire Colonel Nsabimana, Komanda Brigade, uri gukomeza kwakira ziriya ndwanyi, ntibababyoze amakosa yabo, ahubwo bakabakira bakavuga bati umwana w'ikirara arataha. Ntago mwemewe gukomeza gushukwa na FDLR, ntago mwemeye gukomeza kubaho mu buzima bubi, mu buzima bwo gutesa bene wanyu, ahubwo reka tubakire. Barabakira rwose, mwagiye mubibona yuko icyo bita kubakira, bari kubakira neza, bakabagurira akabyeri, mugire epfo birirwaga banywa za Kangara na Kanyanga, imisatsi yaratukuye baratumbye amatama. Colonel Tom hariya Butare, Colonel Tom uracyari mu biki? Ndayi Bendafor uri n'umurwayi, uri mu biki? Ari reporting. Ibyo rero byaje gucamo igikuba. Wazalendo cyangwa Nyatura ziyobowe na Jean Marie Bonane, ubu ngubu bakaba bari gusubiranamo, narindi noneho FDLR ziri gusubiranamo na Nyatura. Muri biriya bice bari kurasana ivumbi ryatse, bari gupfa taxe za Noheli n'ubunani, kuko umuturage wa hariya bamuobrije gutanga 20,000 ngo yo kugaburira ingabo, yo kugurira byeri, yo gukotiza kugira ngo buretse ko inka zo bajya kuziba. Nejo bundi ba Noheli November Hotel yagiye kwiba inka. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo bari gupfa, bakavuga ati amafaranga y'amataxe kuki ari kujya muri Nyatura. Nyatura nayo ikababwira bati mujye kwishyuza iwanyu mu Rwanda. Abandi bati twabafashije mu rugamba, none mwongeye kutwihinduka mwamihirimbira imwe. Bari gusubiranamo, ndetse noneho hacitse igikuba muri Nyatura yo kwa Jean Marie Bonane, bitewe no kuba uriya mu generali autoproclamé wari G5, ntabwo ari S cyangwa T, ngo ni G5, ntabwo ari T3, ntabwo ari T3 cyangwa G3, ni G3, sorry, ntabwo ari S3 cyangwa T3, ahubwo ngo ni G3. Unwa muvuma akimara kubavamo n'imbunda, RPG nabonye yazanye abasirikare bagira muri 28, nawe ubwe ari reportingira hariya za Kinyana, ndetse ajya kuzarara za Kaboneko,
mu gitondo agera za Kirumbu, ubu ngubu yibereye Gicanga na fosi ziwe. Numwe mubo bapangaga bazi yuko operasiyo zose zigiye gukorwa, uri yari nka Kamana. Operasiyo yagiye gupanga niba ari yo kwiba aragenda yibe, niba ari yo kuviyora aragenda baviyore, ariko ibyo byose murumva ko biza ku mutwe wande wa Jean Marie Bonane. Nkuko mwagiye mubibona, ntabwo General Bosco Ntaganda yigeze aviyora, ntabwo Bosco Ntaganda yigeze afata umugore ku ngufu, kuko nk'umuntu wari yari overall, ntabwo yari afite uburenganzira, yari afite kuba yatereta bakamwemera. Ariko ibyo byose biragenda bikamujyaho, yafata abana ku ngufu, yagize gutya na gutya. Ariko noneho icyo navuga hariya kuri za Wazalendo nuko batanga itegeko bakavuga ati ngo ni mwisane. Hari ikintu cy'abajya bakoresha ngo agasane, ngo ni mwisane, uhura n'umukobwa uviyora, uhura n'umugore uviyora. Ibyo byose ni ibiri gukorwa kandi biri kuba kuri za Wazalendo bari gukoresha hariya. Byaje guteza ikibazo rero kubona ko umuntu wo bari bizeye yabavuyemo akiripotinga akajya muri M23, akaba agiye kumena amabanga yose. Aho bakoraga imbunda ho hari hazwi, n'inzira bari bafite n'inzira igera Pinga baracyayifite. Ni ukuvuga ngo baracyafite inzira igera Pinga, baracyayifite, c'est vrai, kuko baragenda bakajya. Ndibuka ko hari n'amakuru nyambona ko ubu Petit Porteur buza bakagera ku kibuga cy'indege cya Nkasa, bukamena amasasu, ubundi bakayafata bakajya kooperatinga, bakajya kuyibisha, kuko bazi ko ubundi nabo urugamba ntabwo barutsinda. Ndibuka Generali autoproclame uriya Inyasi yarambwiye ati ngo niko Shabemba ngo wakabwa we, ngo kitambi, ngo wagasingiwe, ngo ibyo byurimo ngo n'ubugoryi. Ubugoryi bumeze ute ko rimwe muri mu bugoryi? Ari kumbwira ati ngo he ngibiki nibiki, ngo uri kunanirwa ngo kuza ngo twibakire mu gihugu ngo cyacu. Igihugu cyanyu se, igihugu cyanyu wajya kubaka igihugu cyanyu ko abandi bari kubaka igihugu cyabo, wajya kubaka nawe igihugu cyanyu? Bacitsemo igikuba rero, batangiye kuvuga ati runaka niwe wamuharasinze, bakavuga ati ngo November Hotel niwe harasinze uriya Abudu, bikongera bikaza ngo Nyeganyega niwe muharasinze, ati bashakaga kumurasa, bikongera ati ngo za nka zo bibye hariya muri za Bukumba bakazijyana Ibeni, ati bamwimyeho, ati mwamuhaye amafaranga make kandi ari we wari wakoze operasiyo. Ibyo byose nibyo bagenda bari gupfa, kuko izo nka n'abagiye kuzigurisha ni Noheli aragenda Ibeni, aragenda azana y'amafaranga. Sinzi uburyo inka bazicishishije, sinzi aho bazinyujije kugeza igihe zagereye iyo bazaragiye Beni, niba zarakomeje, ariko nzi ko yari yaragiye Beni. Byabateje igikuba gikomeye, ndetse bikaba bigaragara ko ubwabo nabo batari kwizerana, bamaze gushyiraho ingenza ati runaka mu mucunge na runaka mu mucunga ashobora kugenda. Umwe bakavuga ati runaka ni uri bugende, n'abandi ati runaka ni uri bugende. Ibyo rero bakaba bakomeje gusubiranamo, ndetse abofisiye bagera mu 8 bakaba bafunzwe. Abofisiye harimo abakoloneli bafunzwe bazira ko bashobora kuba bagiye gukurikira Abudu Pichen. Abantu baramuzi cyane mu bikorwa yagiye akora, abantu baramuzi. Reka nivire aho ngaho rero nikomereze nigire muri Baraka. Intare za Sarambwe ziri kuyireba n'amaso, Baraka amaduba ari kuyareba n'amaso, mu gihe hejuru muri ho plateau ya Fizi no muri iriya plane ya Tanganyika, ikamabwira ro plane ya Rusizi na plane ya Tanganyika. Bivuga ngo plane ya Tanganyika intare za Sarambwe zirimo. Noneho reka wenda mbabwire abantu badakunda intare, nta n'umutima wa kimuntu bagira. Abantu badashyigikiye amadubu, abantu badashyigikiye Alliance Fleuve Congo M23, nta n'ubwenge bagira. Nongere mbivuge, nta n'impuhwe. M23 umugore w'umofisiye ukomoka muri Katanga yari ari kurwanazana umugore we, ariko hejuru yo kwiruka amuta afite inda agiye kubyara. Hari n'igihe ikibombe giturika indi kabyara ukabyara umwana atari yakura, ntubyarira igihe. Intare za Sarambwe zamugezeho ziramubaza, zisanga ari kubyara, bafite abadokita, bafite abaganga. Ni hariya hafi ya za Makobora uri kwerekera za Mboko. Intare za Sarambwe ziramufata, baramubyaza, bamushakira agakoma, bamushakira iki,
bamubaza uruwahe niwo muri niba ari uwo muri Kasai niba ari uwo muri Katanga, imanza ari muri Katanga iyo ngiyo. Bamushakira igikoma, bamushakira akabugari ka kawunga, bamushakira akamakayabo, umugore ararya. Ubu ngubu intare za Sarambwe ziramubwira ziti numara gukomera utubwire, bamushakira itike izamugeza iwabo, kuko umugabo yagiye ku mirwano ntabwo bari kuvugana. Ashobora kuba ari muri babandi bapfuye hariya muri za Ruvungi, za Runingu nahi, kuko bapfuye ari benshi. Nukuvuga ngo abandi bakavuga bati umugabo ashobora kuba yaramutse mu Burundi, abandi ngo umugabo ashobora kuba yaragiye Kalemi, ariko yari kamanda muri FARDC wari uri kurwana, ashobora no kuba yarapfuye. Intare za Sarambwe rero zirindiye kugira ngo zigire ute zimufatire imodoka, agende ajye iwabo, azajye kubarira n'abandi ati ba bantu burya nta bantu. Ati urumva ni umugore w'umukamanda, niba umukamanda akiriho, umugore wazagenda musansibiliza mubwira ati ba bantu ni abantu bazima, ntabwo bameze nk'amwe, ntabwo ari ibisimba, ntabwo ari inyamaswa nk'amwe. Cyo nababwira cyo nuko urugamba rurakomeye hariya kandi rurakomeje. Intare za Sarambwe zimeze nabi, intare za Sarambwe n'amadubu bamereye nabi, wazalendo bamereye nabi, FARDC bamereye nabi, abarundi. Aribonye ko abarundi bari kurekrama bakavuga bati twebwe tubabajwe no kuba bari kutwambika impuzangano cyangwa teni uniform ya FARDC mu gihe twarahiriye kuzarengera ibendera ry'igihugu cyacu no kuzarengera ubusugire bw'igihugu cyacu, ariko ntabwo ari byo turi gukora. Bakaza kwibaza mu kanya Baraka nibimaze kubatombe, Baraka nibimaze kubatombe, inzira tuzadusigaranye ati niyihe buretse ikirere kuzagera Kalemi, twamara kugera Kalemi bakatwuriza indege tukagenda. Mujye mwibuka intambara ya liberation, abantu baza amateka kuri operation Kitona, mujye mwibuka uko byagenze. Laurent Desire Kabila yihagazeho aravuga, ariko byaje kumurangirana bamugeranye Kinshasa, ubundi atangira kunegosia. Simubizi, baragenda bafata ibyambu, baragenda bafunga kiriya nani iriya shite rwa rugomero rwa nani rwa ruriya rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi Kinshasa, babura umuriro w'amashanyarazi. Laurent Desire Kabila aravuga ati nyamara burya ibintu ntabwo byoroshye. Aratuza, aratitira, aratuza, ariko nawe hejuru y'ubwicanyi yakoreye uwitwa Komanda Masasu ntabwo byaje kumuhira, kuko yaje no kwicwa n'umuescort Masasu yararamuhaye. Maofisiye mujye mubaha amaescort, ariko icyo nemeza cyo muri 23 nuko bakunda amaescort, ariko abasirikare bose barakundwa muri 23, kereka inkozi y'ibibi yo ntabwo ikundwa, nta jambo ry'ibifite hariya. Icyo nababwira cyo nuko operation zirakomeje kandi zirakomeye, yaba muri territoire ya Rucuro aho bari guhiga Dominique Ndaruhutse, ndetse n'abarwanyi bakaba basa naho bamaze kugabanyuka ku bwinshi. Abarwanyi bamaze gushira, abarwanyi bamaze kugabanyuka, n'ababandi bari kumwe FDLR nazo zikaba zimaze gushira. Ubona yuko ziri kwinjira, ziri kujya muri Warikare, ziri gusangayo baba ofisiye babo. Bakunzi ba Macho TV show, amakuru yacu nakagaruka mukanya turaza twongere tubabwire aho imirwano igeze, n'ubwangu ni buri sana buri dakika tubabwira uko byitwaye. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Mugubwe neza rero, Uwiteka akomeze yibanire nawe.